nawe ko nari napanze ukwanjye. Oya Claude Ega nta ikintu ngenza kubangamira. Oya ntabyo nshaka. Ngiye ejo rwose ndanazinduka ndijyana pe. Urabona ko ndari nanapake. Kandi rwose impamvu yanjye yumve nawe ushaka umuntu uzajya uhoramo amagara ngo ibyo byose mwagize ikibazo ngo nta kibazo nzagira ndi mukuru ariko ubundi ari nge nawe uzi ko ushobora no kukigeraho ugakanjye ngutabara. Nase kuri mukuru kwecyo urindira ngo muri umuntu wagiye Gisenyi nibwo uzijyana ko gitakujyana we. Okay nta kibazo genda ukabyara we nzagusanga ntari. Oya ntabwo nshaka kuzansanga. Hari uko ngiye uzangishije facture yanjye saho nzara ni uzara. Ntabwo nzitaba telefone. Kandi ibyo byose aho bizi ntuzagiye ngo n'umutima murezi ndagukunda uri mukuru wanjye ariko ntabwo nzitaba telefone yawe. Nindi mbaza ngo turi hehe wapi nta nshaka kuzatsanga aho tuzaba turi. Nta kibazo kuba ngewe nzi neza kugira Gisenyi nzakubona ntari. Ntabwo uzambona. Nzakubona. Nzandi kumwe n'abakorege banjye tugiye kwenjoyinga tujya ahantu hatandukanye. Kandi ahantu menjoyingira nanjye rero nzenjoyingira. Oya ntabwo nshaka kuzadusanga. Ibyo byo byumve pe. Ntabyo nshaka. Byo gukontorora abantu no kubinjirira no nje gukontorora gera ntabwo nshaka kugucunga ngo we Gisenyi ngumeze gute utanaza kugira ngo nibyo biri kungenza. Niba atari gutapa ngo umunsi wawe wenyine ntagiye nkuko nari napanze umunsi wanjye utagiyeyo. Ntabwo nakwijyana urumva ko ujyanye n'abakorege bakanje n'abakorege ngira rero. Ninde mukuru kuri wowe? Ngiwe mukuru. Kuri nde? Kuri njewe ninjye mukuru. Niwe mukuru. No ndamutse ntari kumwe n'abakorege banjye n'uburi nawe kwijyana. Niyo wakwijyana twajyana bamenya ko hari nyine. Ntabwo tuzajyana. None bifite waba ushaka kugura subscribe watching time na views byo kuri YouTube. Waba ushaka kuzamura like, followers, views, comment, subscribe byo kuri YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter n'izindi platform. Igisubizo nta kindi ni Mind Company Promoter. Akarusho ku bantu baguze full package ya subscribe watching time monetize tuyibakorera ku buntu. Ku bantu bakiri kugura subscribe 1000 turi kubongeza 100 banguka bonus tarashira. Twandikire kuri WhatsApp cyangwa uduhamagare kuri 0734944043. Gira abantu benshi bawukurikira isi kubera nk'umudugudu uyora gatubutse. Ndatwika imbaraga z'abazimu ndatwika imbaraga z'Amadayimoni. Irukasha iruka genda hunga na hari uwawe y'imari ni Uwiteka. Babushani bibiri. Mwizina rya Yesu bohoka wa mdamu nushaka nitaye urugendo kandi ndakubwiye ngo biragaragara ko nta n'imbaraga ukigira. Ukeneye kunywa amaraso y'umwana w'uruhinja rw'amezi 3 wacitse imbaraga. maraso Dave ntabwo uri uwo kuri iyi si y'abana b'abantu. Kandi ibyo byose nubikora nibwo uzongera kubona imbaraga zo gukora cyane kugira ngo igarurire uriya mukobwa bagutwaye. None se njyewe usanzwe unzi njyewe? Yes. Uri ku isi yacu. Kuko we njye n'ubwa mbere nkubonye ntabwo isanzwe nkuzi n'uwo mukobwa sinzi ukuntu umuzi. Ngenda muzi wese. Buri kiremwa cyose gitambagira kuri iyi si y'abana b'abantu mba nkireba. Ndatwika imbaraga z'abazimu ndatwika imbaraga z'Amadayimoni.
iruka sha iruka genda hunga nahari uwawe iyi mari niyo Uwiteka. Haleluya. Iyi mari niyo Uwiteka iri mu biganza by'Uwiteka. Uwiteka niwe wayibohoye. Nkunza ngo maraso yameneye ku musaraba ngo gabohore imbaraga zose z'abadayimoni kuneshwa kurimbuka no kuja mu muriro gutazima. Nta mbaraga abazimu bageraga ku mwana w'umuntu cenze bo ndiwe bigize kagarara ariko uwigize kagarara duhagaze aha ndamwirukanye mu izina rya Yesu. Bohoka wa mudamu nushaka unitaye urugendo kandi ndakubwiye ngo wongere witekerezeho uje mu rusengero nk'uko byari. Nibwo wabimenya ko yagiye. Ndakubwiye nawe wari utwite. Inda yanjye igiye hehe? Nawe wari utwite barabaze mu bipakiye mu nda yawe. Hanyuma biriya n'ibikeri byari birimo. Wakagombye kuba warabyaye kera. Urami inda yanjye. Inda yawe yavuyemo kare. Urami inda yanjye amaye. Urami inda yanjye. Nazo urakomeje. Urami inda yanjye. So upfukamye ngo dusenge. None ko wayisengeraga kugira ngo izavuke wayisengeraga kugira ngo ivemo. Twari turi gusengera bazimu se? Urami inda yanjye. Ngaho da. Kuyishyiramo kose ntago bindeba. Ngaho. Wa mugore we naho ubohotse. Ndakubwiye ngo urami inda yanjye. Nta mbaraga wumvishije ziri kuguca amazi numvise. Ngaho. Ahubwo mpinda yanjye. Si wapfukamye hano ngo ngusengere. Wa mugabo Nasi njye nandi gukina nawe. Ahubwo wowe umpagaritse uri kunkinisha. Wari kugira ngo dusengere bitagira ibisubizo se? Cyangwa ikibazo nuko gihise gisubizwa kano kanya. Hanyuma niba gisubije umwana ari hehe? Kandi ikindi. Umwana ari hehe? Ikindi. Niba utangiye kuzana ubwenge buke. Niba ukoshe gufata amakoti ganje n'amashati ganje nkaho wagira ngo hari amafaranga urimo. Mpinda yanjye rero. Wa mugore we. Ndakubwiye ngo ndekure. Niba ari n'urubanza turuburana utanshikiye. Mana we. Uraminda yanjye wa mugabo. Ndaguhinda yawe ninje wayiguteye. Niba utarayinteye ikuriyemo iki? Nikuyemo nje ngukozeho ndi umuganga nje nkuragamo amata. Hari imiti ngo haya ngunywe. Umugabo aranyica we. Umugabo navuye mu rugo. Umugabo areba ntwite ndabigenza ni. Wa mugore we nibyo pendi kubyemera wataye agakiza. Ariko niba kakanya wari upfukamye. Sinko kwemera ko Imana igikora. Wa mugabo wambaye urukaminda yanjye. Niko ngwinda yawe se kayara nabazimu bari bipakiyemo mbakubigenza basi reba ukubigenza. Bigenze neza. None subu mbigenze nuko umugabo aranyica. Umugabo aranyica. Uwo mugabo umva hano. Tujana kanu kanya. Genda ubwira uwo mugabo wawe ko. Mwiriwe mukomere namuburu ahubwo we namahoro mukozi w'Imana bigenze ute tsa kubo ugumurime Imana irabizi ko ari abazagudutsinda mura abadutsinda mu murimo w'Imana se ni igitangaza byagenze ute Chazinya ngira nca aha ku muhanda epfi muri kaburimbo bamuye n'umubyeyi mbambonye ubutumwa bwe umutumwa bwe ndabumushikiriza niyo mushikirije nje kumva numva arancakiye amakote ati byukuye murabisubizamo Nese ubwo butumwa ari cyo bwamukuyemo byagenze biteze n'umubyeyi yari afite ibibazo bikomeye cyane bijanye no kubangamirwa nuko inda twite nyine nagiye kubona mbona inda twite si uyitwite inda yewe yari yaravuyemo kera ahubwo kwa kuna abantu bajaga ku bapfumu baragenda bafata yari isanzwe mu bayirekeramo no kubyara ntiyaba kibyaye nurunje nabaye nkimubona mitambibona byose uravuze ngo yaratwite inda ariko inda yaravuyemo kandi ubirebye inyuma ukabona ko yaratwite byari biri kugaragara ko atwite ariko yari yaravuyemo kera usenze
nsenze nifatanyije nawe gusenga yanda turangiza gusenga yagiye ati uransubiza inda yanje ko navuye mu rugo ntwite ndasubirayo mbwira umugore ngo iki mbwira umugabo ngo iki nuko aranshakira turaburana turatungana biba birebire rero sinzi kuntu nanje bigenze mba ndirukanze ndamusiga sa rero nkuko ibyo bintu ari ibitangaza by'Imana ariko nanone abantu batazi Imana ntabwo babyumva oya nagufunga si ukuvuga ngo nuko ayobewe Imana ahubwo ikibazo yari afite gikomeye cyane nabyo twakoze iperereza ryacu nawe urarizi cyubona mbona yigeze gusengaho aregeraho ibintu byo gusenga bivamo Dave. Uranzi se? Yego ndakuzi. Uzi izina ryanjye? Yes. Ndakuzi kubera ko utari uwo kuri iyi si w'iwacu. Ndakuzi kubera ko utari uwo kuri iyi si w'iwacu. Kuri iyi si y'abana b'abantu. Kandi ibyo byose nubikora nibwo uzongera kubona imbaraga zo gukora cyane kugira ngo igarurire uriya mukobwa bagutwaye. None se njyewe usanzwe unzi njyewe? Yes. Uri ku isi yacu. Kuko we njye n'ubwa mbere nkubonye ntabwo nayisanzwe nkuzi n'uwo mukobwa sinzi ukuntu umuzi. Ngenda muzi wese. Buri kiremwa cyose gitambagira kuri iyi si y'abana b'abantu banyireba ndetse na buri kiremwa icyo ari cyo cyose gituruka mu isi y'iwacu. Ukeneye kunywa ayo maraso y'umwana w'uruhinja rw'amezi 3. Ngiriwe. Ngiriwe. Amakuru. Meza. Nari mbabonye hano nyine utameze neza ndabaramutsa. Nanjye nari ndimo kugenda. Ariko bisa nkaho wari uri ahantu kure, wari uri mu nzozi. Witondere biriya bintu byose urose mu nzozi kuko byari ibya nyabyo. Ndimo ndaza humura rwose. Komera. Surisa. Ubu tuvugana ndimo ndaza nyine mutinga ndabangugeze. Sa. Yego. Wowe kandi. Namahoro. Namahoro. Namahoro.
n'amahoro. Kuki nakuganije ibintu ntubyemere wa mugabo we kandi mu bantu Imana ikundaga cyane nawe ubagamo. Sinzi nimba waravangiwe cyangwa se wenda ariko aho ni mujya mu Mana cyane bikagera binabasaza. Ubu nawe mu minsi imbere ubugenda usakuza utera ahantu mu mujyi usakuriza abantu ngo urimo urasenga. Ni iki kiguteye kumva umuntu uri kuvuga ijambo ry'Imana abagari gusakuza ye mugabo? Nase ngiye wifasha ugahura n'abantu ukaza ubabwira kuntu ngo n'abantu nimuziranye sibyo gusa kuzukanyifasha kuntu umugore wanjye ngo nimba ngari ibiki. Yemwe wa mugabo we Imana ikubabarire wenda nawe ntahari wewe